ngize gutya ndi kureba nko kungata mbona hari inzoka nini cyane nkura n'ingwe iranyitegereza hari kare mu ruhu rwinshi cyane mbona irahagurutse isanga umukozi w'ikuzimu ninde Tuti bakunzi ba Holy TV Rwanda turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana aho muri munshi zitandukanye ku isi yose. Tubaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana na Bishop wagiye kutubwira ubuzima bwe. Bishop yarinde mbere yuko aba Bishop, ese wabaye umuhamagaro cyangwa se yavutse avukiye mu rugo rw'abantu bizera Imana cyane bibumurage. Abantu bashobora kwibaza Bishop bakibaza ariko kuba waramenye Imana byari nk'umurage cyangwa se n'umuhamagaro. Mushire amatsiko y'ibibazo mwari mufite iyo mwamubonaga abwiriza neza. Hanyuma ubwo tugiye gutangira Bishop tubaha ikaze kandi duha ikaze abantu bose badukurikiye kuri uyu murongo, tunabahamagarira gukora subscribe kugira ngo ibyo twigisha umunsi ku munsi cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhamya bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Ntimwibagirwe kandi ukora kuri kakazogera kugira ngo notifications zijye zibaha uburenganzira bwo kubona ibintu bishyashya byose byagiyeho. Ikaze Bishop, tubahaye ikaze. Ahanga ndatangira mbabaza ikibazo cya mbere, ese Bishop mbere yo kuba Bishop cyangwa mbere yo kumenya Imana ubundi wari muntu ki? Nahoraga ngira ibintu bimeze nk'inzozi zitandukanye ngira ngo n'izabandi bantu. But me, I was blessed for the reasons I had some of dreams that were totally different with other kids. Iteka byose nkarota afite umuntu ntegeye ibiganza. Every moment I could sleep and dream about someone who was just nkarota umuntu ambwira ati humura. Someone telling me that be calm. Nkarota ntariwe n'umuntu. And I could dream someone holding me. Nanjye rimwe na rimwe bikancanga uko bimeze. And me sometimes I could get confused. Nyuma nza kurerwa n'umuryango wa famille ya mama. After some days I was raised with Mamu's side. Ariko ngira umugisha nsanga basenga Imana. But I was blessed that for them they were playing a new God. They were praying those days, they were gathering in the church of the maze kumenya sogokuru byara mama, the grandmother, nawe sanga ari umushumba muri Adventist, and he was a pastor to the Adventist church. Maze kumenya nyogokuru wanjye ubyara papa, after knowing my grandmother who gave birth to my dad, nawe sanga ari umukristo muri Adventist. She was also a Christian in an Adventist church. Muri ubwo bwenge rero nakomezaga muri iyo myaka no muri ibyo bihe nakomezaga kugira ubwenge bwo kujya niyegereza abantu. So within those days I came to have some wisdom of being close to those people. Umuryango wanjye wandeze kuwa gatanu saa 12 mu kadomo. Nta kindi kintu twabaga twemerewe gukora. The family that I was raised in, we sharp at 6 p.m. nothing else we could do. Nhurira mu itorero ry'Abadventist. So I grew up in Adventist church. Ariko ntagira umuhamagaro wo kuririmba. But I had a calling of singing. Nakundaga kuririmba cyane. I loved singing very much. Noneho nkagira n'igikundiro mu itorero. I had even behold and being loved within a church. Nabaye umuririmbyi nahagarariye abaririmbyi b'abana. I was a leader of young kids.
nabaye umuririmbyi muri korali yindi y'abantu bakuru bari mu badive. I was also bakundaga ijwi ryanjye rya tenor. I was also singing in one of the church members that were nari mpagarariye Gia y'abana bato. They also liked my voice, the tenor voice, and I could lead it. So ariko ntagira ikintu cyo gukunda doko numva mfite ubusabane n'Imana cyane. Zanzozi zagiye zirushaho uko bukeye nuko bwije. But I had something pushing me and I loved it very much. Nko mu Adventiste bari budukurikire batwumvise ntago hakunda kubamo gutera haleluya cyane, ntago bibamo, ariko ngewe nk'umushumba yarabwirizaga cyangwa ntatera haleluya cyane abantu bose bagasa nkaho bikanze. So for the Adventist gathering they couldn't raise hallelujah very much, but for me I had that thing within me, so I could raise it and everyone could be shaken and look at me. Numva haleluya donc ni ikintu iyo nayiteraga numvaga nko mu mutima wanjye hari ikintu gikoretsemo, numva ndishimye, numva hari uwo ndi kumwe nawe, numva hari izindi mbaraga zindiho, donc numva ndanezerewe kubwizo haleluya. So whenever I could raise hallelujah I could feel comfortable and feel something comforting me within me and very happy, pushing me, and maybe that I've copied it from any other church, but I had that feeling and that calling within me. So I liked very much feeling happy, and I wanted, and whenever I could raise hallelujah I could feel happy. So even those dreams that I had someone beholding me and calling me, it was just whenever I could raise hallelujah I could feel comforted and then be able. Ni muri ubwo buryo rero haleluya zanjye nuko zamye zibaho, ni haleluya zamye zimbamo muri ngewe atari uko mu itorero nsengamo bazikora cyane, ahubwo ni nka Mwuka Wera yajyaga akunda kunsanga nkumva ngomba gutera izo haleluya, kuko inshuro nyinshi iyo narotaga nk'inzozi ntabwo byacyaga kabiri ntazibonye. Ibyo narotaga narabibonaga, nabona nk'umuntu antegeye ikiganza, nkabona nk'umugira neza akande bati wowe ati mbega umwana wa runaka, umwana asa na runaka we, nkabona nguriye nk'agakanzu. So being sincere, akankunda nkabona akoze ikintu, donc inzozi narotaga zakunda gusohora ku buzima bwanjye. For sure, whenever I could get some dreams, it couldn't pass by almost 2 days without seeing the reality of the dreams that I had. Whenever even I could feel that, even I could see someone being eager for me and was like, maybe let me hold this kid and maybe buy a dress for me. So it was just dreams and being realistic for those raising of the hallelujah. Rero ukajya wishima kumva ibyishimo byawe bigaragariza muri haleluya, nuko abantu bifataga bate cyangwa bagufataga bate muri icyo gihe? Bakundaga no kubimbaza, bakundaga kubaza ngo ariko nukubera ko ukunda gutera haleluya mu rusengero, impamvu ukunda gutera haleluya mu rusengero, ntabwo ngo ndabikunda. Donc umuntu wese agira icyo akunda, hagase wowe nta kintu ukunda wumva muri wowe kiba kikurimo kwihanga, utashaka kwihangana kuba utagikoze. Ngewe numva haleluya zimfasha cyane cyane. Noneho rero izo haleluya reka nkubwire umugambi w'Imana aba ari mwiza ku buzima bwacu, uko burya ntugira ngo nazitiraga no mu rusengero gusa. Nakundaga kubyuka kare nka 12:00, saa 4 zajyaga kugera maze gukora nk'imirimo igera muri 4 saa 4 za mu gitondo. Mu gitondo kare nkabanze ngo ngomba kubyuka nkajya gukora ibijumba, ariko muri kwa kubyuka nkatera haleluya, ndimo nzunguza isuka nkora ibijumba ngatera haleluya, na kwikorera nkagenda ntera haleluya, nkagenda nkaronga nkajya kuvoma za haleluya. Nakubwira ko ari uburinzi bw'Imana, ari Mwuka Wera wagendanaga nanjye, kuko muri ibyo bihe byose nanyaragamo ndi umwana nagiye mbona ukuboko kw'Imana, nagiye mbona Imana birenze, donc birenze ubwenge bwanjye. Hari igihe kimwe nagiye nko kuvoma mu gitondo cya kare, mpura n'ingwe iranyitegereza, hari kare mu ruhu rwinshi cyane, mbona irahagurutse insanga, igeze nk'imbere nkaho yakandiye, iranyitegereza, numva ijwi irambwiye ngo humura ndi kumwe nawe, tera haleluya. Amen. Yangwe ndavuga ngo haleluya, ariko ubwoba bwanyije, yangwe irahindukira irigendera.
So whenever I could raise hallelujah, there was something that could be done. I remember when I was still a kid, I could wake up early morning and raise some hallelujah. Maybe I had some description and I was following. I could do some 4 things, and almost whenever I woke up, I could wake up early morning at around 3 a.m. and then do some work. But whenever I could go even to the garden, I could raise hallelujah. And whenever I could raise hallelujah, I could like do each and everything raising those hallelujahs. I remember one day I woke up in the morning went to fetch water, and I met an elephant. And I was, in case I thought it was going to eat me, but I had some voice telling me that I should raise hallelujah, and nothing happened. Yes, njyewe numvishe ijwi rivuga ngo humura ndi kumwe nawe, tera haleluya. Nari mfite ubwoba bwinshi cyane, ndangije ndavuga ngo haleluya. Ako kanya mbona irongeye irahindukiye irigendeye. For sure, when I was going, I had a voice telling me you should be calm, I'm with you. So, and I had another voice telling me that I should raise hallelujah, and I said hallelujah. For sure, I had fear, a lot of fear, and nothing happened. I saw it changing after raising hallelujah. Imaze kugenda narakomeje nkaryo nagakoze. Undi munsi njya gusenya, ndasenya inkwi nyinshi cyane, ndangije ndikorera. Nari ndimo manuka ahantu ku musozi, numva igikanu cyatebeyemo cyane, donko ndushye. Igikanu cyafashwe icyo gihe, kuko nta muntu wabaga ufite uri bugufashe gutura za nkwi ngo yongera zigukorere, wazizingiraga, wazitondekeraga nk'ahantu ku mukingo. Nanone wajya nko gutura ngo uruhuke, ugatura ahantu ku mukingo kugira ngo nuza kujya kongera kwikorera wegure bitakugoye, donko uhirikire nko ku mutwe wawe. None uwo munsi ndagenda ngiye gusenya, numva ijwi ririmo rimbwira ngo tera haleluya cyane, hari icyo nkurinze. Kandi n'ubu iryo jwi riracyari muri njyewe, ntabwo rirarangira. Tera haleluya, tera haleluya. Ndabyibuka naragiye nko kuva hano i Kanombe turi nko kugera Kabeza, niho nari ngiye nko gusenyera. Ndangije nkumva nageze nka Kabeza nteye nka haleluya nka 7. Nkajya numva ijwi rimbwira ngo tera haleluya, tera haleluya, hari icyo nkurinze, tera haleluya, hari icyo nkurinze, tera haleluya, hari icyo nkurinze. Nkagenda nzitera nuko. I remember one day I had gone to collect firewood and was on a mountain. So when I was coming down, I had some voice telling me that I should raise hallelujah. But I was very tired to the extent I was even feeling like my neck was itching, and I never had anyone to like help me out. Ndataha ngera ngeze mu nzira numva ndarushye, igikanu cyenda kugwamo neza burundu. Nagenda negera ahantu hari agakingo, numva ijwi rambye ngo tera haleluya, nikoreye ndazitera. Maze kuzitera numva rirambye ngo tura uruhuka, ariko n'ubundi numvaga nenda gupfa. Ndatura ku mukingo, ntuye mfata gutya amaboko nkomeje nzifata kugira ngo bitaza kongora kuzegura. Igihe ngize gutya ndi kureba nko kungata, mbona hari inzoka nini cyane muri izo nini cyane, yari yizengurukije neza umunwa wayo uri nko muri yangata, donc haburaga gato kugira ngo ube yandoma nko mu mutwe. Nuko nyibonye ndasunika zawe ziragwa, ziguye, mbona cya kiyoka kivuyemo kiragiye. Ndongera nikorera zawe, ariko Mana we numvise nuzuye izindi mbaraga z'Imana. Numvise nibajije ku buzima bwanjye, nibaza ku mibereho yanjye, nibaza uburyo Imana indinda, hahita hagaruka cya kindi kingwe, ntekereza no kuyanzoka natahirije mu winka nayihambiriramo ikabitandiye. Nsanga nanjye nagiye nkura numva haleluya ari ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye, donc ari nkundi muntu ba muri njyewe w'uburinzi urinda ubuzima bwanjye. I remember when I was taking those firewoods, I had a voice telling me that I should put them down. And indeed I was very tired, so I had to hold it on a certain place, but when I was still holding them,
So, and a voice told me that I should look up, and when I was looking for them, I saw a snake, a very big one, and it was about to bite me on my head. So, and then I had to push them back, and the snake went. And when she left, I started realizing how God was grateful, and the way the voice was telling me to raise hallelujah, because there is something that He has protected me from. So since that day, I had the great weeks and great days and great works of the Lord, because I compared it with the other days that I met with also an animal, and it didn't do anything for me dangerous. And even this day that Lord helped me, imagine the way that I corrected the firewoods and with that snake, and never bited me till that way. So I realized that always God was with me because of that voice that was telling me every time that I should raise hallelujah. Gihe ni muri Kongo ahitwaga Zaire. Yes, ahitwaga muri Zaire, icyo gihe hitwaga muri Zaire za Masisi, niho navukiye ngewe. Donc urumva ni kwa kundi imiryango ihunga bagiye bahunga bagahungira muri ibyo bihugu byo hanze, niho urebye nk'ababyeyi banjye basogokuru banjye wenda bari barahungiye, niho ibyo byose byamberagaho, niho nabaga. Yego. Ya, noneho wigeze kumbwira ikintu cy'umuhamagaro. Urumva ubwo buzima bwose naciyemo. Ubwo buzima bwose naciyemo ni ubuzima bw'Imana, ni ubuzima bwo kuba nararinzwe n'Imana, ni ubuzima bwo kuba Imana yaranyiyegereje, ni ubuzima bwo kuba Imana yarankunze. Urukundo ntaboneye ku babyeyi, naruboneye ku Mana. Haleluya. Urukundo ababyeyi batanyeretse, Imana yararunyeretse. Ariyo mpamvu natangiye mvuga ngo waba waravutse nkanjye, waba waraciye mu byo naciyemo, ariko uhumure, Imana izakurinda, icyo yakugambiriyeho izakikugezaho mu izina rya Yesu. So within those days we were staying in Congo. It was anciently called Zaire, and a place called Masisi. It was where my grands were. So those days it's where we were. So I really thank God within all that life that it was God's protection, that the love of the parents that I didn't see, and the comfort and everything that my parents could do, but it was done by the Lord, because He was always with me. Every step He was with me. Every side that I could go and feel difficulties, He was with me. So everyone that was born within those situations, the difficulties, never be there and even be upset, because God loves you and He will always be with you. Ya, Imana rero yakuvuzeho irakirinda. Uri mu byago, uri mu bikomeye, uri mu biruhije, watereranwa, byagenda gute, Imana irinda icyo yakuvuzeho. Ubwo nyuma ntago wenda ubuhamya bwanjye ni burebure buzafata igihe kinini cyane. Jewe naciye mu itorero ry'abadive, abakatolike, abasilamu, ADPR ubwo urumva nari ntangiye kwinjira mu itorero ry'umwuka wera. Yes, ndumva ariho muri ADPR donc ubwo nari ngeze mu matorero ya Pentecote, ariko aho hose nkubwiye narahaciye, ariko nzenguruka niki isezerano. Reba kuba mu basilamu ugatera haleluya, byo ntibishoboka. Cyo kora ni nikizira cyane, ntago natinzeyo, ntago nahabaye akanya, kuko numvise haleluya yanjye itemerwa, ntaho bayivuga, ntaho bayemera. Bantoje ibyitwa shahado mu musilamu, nabibayemo nta n'ukwezi kwashize, kuko numvaga haleluya iyo nayivugaga ndi kumwe n'abandi barantokeshaga, bakaba bamfata hari n'ikindi kintu hikanga, ndavuga ngo ntago ari ahanjye. Donc numvaga bitari kugenda. Urumva nko muri Adventiste narahakunze cyane, ndahakunda n'ubu n'ababaye bashumba bagenda cyabatekereza ndabakunda, kuko hari donc narasengaga nkumva ndimo nkiranuka ngenda neza. Ariko ibintu byo kuzura nk'umwuka wera, izo haleluya nago zakundaga kuba mu incuro nyinshi.
urumva nuko kubera isi rero no kuzunguzwa n'ibihe nikanga nageze muri katolika, ngeze muri katolika ho nsanga rwose ni nko kuryama ukiyorosa, naho mba ndahavuye, mba ndagiye ngiye mu basilamu mbagezeho ho nsanga nyine donc ntago ndi gukurwa, nongeye kumva ngeze mu bihe byanjye byiza bijyanye na za haleluya, bijyanye n'indoto yanjye, indoto murandota, bijyanye n'ijwi ryahoraga ari inzamo inshuro nyinshi. Ibyo bihe nabyinjiyemo neza ruko ngeze muri ADPR. Yes. So me, I've ever been to each and every kind of churches. I've ever been to the Catholic churches. I've ever been for the Muslim churches. For the Muslims, I didn't stay there for some long time because it wasn't even almost a month. So I've ever been to the Protestants. I've ever been to the ADPL for the Pentecostal churches. I've ever been to the Adventist churches. But the real church that I went and I was like, I was confirmed and I had firm, it was the at least the ADPL churches. Abantu bashobora kumva ko wageze mu matorero yose ngaha abayisilamu, uyu munsi wagiye mu badive, ejo ugiye aho, ibyo ntabwo byaterwaga n'ubuzima cyangwa se no kuba utari ufite umuntu ukurera uhamye aho ugiye bakakujyana mu myizerere yabo, wakomerezaho wenda ugakomeza n'ubuhamya? Nabyo birashoboka, nabyo nibyo, kuko urumva natangiye nkubwira ngo bwaracyaga nkisanga muri uru rugo, bwacya nkisanga mu rundi, bwacya nkisanga mu rundi, ariko ibyo ngibyo ntago bikuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yakuvuzeho nubwo wajya byanga bikunda ngo Imana igirinde isezerano ikarinda n'uwo yarivuzeho. Niyo mpamvu yandindiye muri ibyo byose, muri ubwo buzima bwose nagiye ncamo kugeza uyu munsi nk'abandi icyo ndicyo none rero cyavuye muri ubwo buzima bukomeye. Maybe the reason why I was moving to each and every church, it was because of that I wasn't raised by my parents, but surely it is part of it, but doesn't take away what God said about someone. Nuko rero urakomeje urasatira ubwangavu, ukomereza ubuzima byari byifashe biti? Byari bikomeye, ariko nagiye nkomeza kubana n'ukuboko kw'Imana, nagiye nkomeza kugendana n'Imana. Imana ikomeza kundinda, Imana ikomeza kubana nanjye, Imana ikomeza kumfasha muri ubwo buzima bwose nagiye nshamo. Ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima bukakaye, sinzi aho mugeze hariho wenda iminota musigaje ngo ningahe, kuko ndumva nko mu bwangavu bwanjye nk'icyo gihe ntangira gusenga nko muri ADPR, nari maze kuba nk'umukobwa ufite imyaka 15. Yes. When I was growing up, it was really very hard, and I started meeting a lot of challenges because when I had branched going to ADPL, I was almost 15 years. Tugaruka mu gihugu cyacu, duhura na byinshi, murabizi intambara ikirangira, twahuye n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo umuntu ari umukobwa ahura n'ibibazo byinshi. Intambara ikirangira navuga ko nabanye n'Imana birenze, kuko Imana yarandinze, indinda kwiyandarika, indinda kuba natwara inda z'indaro. Suko ntahuranaga nabyo, izo ntambara nahuranaga nazo abantereta bari bahari, kuko nari maze kuba mukuru, ariko ryajwi ryabaga muri njye ntago ryanyemereraga kuba hari uwo nagirana nawe icyo kiganiro umunota utarenze umwe. Donc uwatangiraga kubimbwira numvaga ko arimo kunganisha, nkumva ryajwi rikumbuza kubana nawe umwanya munini. Ariko nza kugira immediately after the war, we had to come back to our country, but within those days I had met a lot of challenges. Remember, I had grown up, I had even some people who had befriending me, but because of the other voice wasn't allowing me to take time with them.
muzabibona mfite na filime yabyo narayitangiye nayaga nkunda kwibwira Imana ngo Imana ningirira neza nkabaho ngakomera ibyo yankuriye byose nzabicisha mu mafilime nzabicisha mu bitabo so hari filime rero yabyo natangiye nayo muzayibona nubwo bisa nkaho byananiye kubera ubushobozi nkaba mbihagaritse nzabikomeza Imana ningirira neza naje rero kugira ikibazo cyaho narerwaga nabaga ngira umuvandimwe usa nkaho avuka afite icyapfana na mama wanjye habaho ikintu gikomeye cyashegesha umutima wanjye ikiganiro cyabayeho kigera nko mu matwi yanjye babyeyi barimo banganiraho bavuga ko ndi ikigoryi yego bavuga ko ndi ikigoryi ntazi kuganira n'abasore ntashobora kuba nagurira ababyeyi Byari ntashobora donko ndi ikigoryi mbese menya n'abantereta bamfata nk'ikigoryi nyine niba hari n'ibyo nkorana nabo nkabikorana nabo ku busa ntihagire icyo bampa ayo magambo Imana iteye ubwoba Imana ni umukozi w'umuhanga nari mu rugo njya kwihagarika njya muri toilette ngiye muri toilette cya kiganiro kiba hafi ya toilette ariko batazi ko ndimo nimwo ibyo bintu byose mwumva ukuntu Imana igiturinda nimwo ibyo bintu byose nabyumviye ndi noneho ubwo maze kubyumva ndavuga ngo Mana we ibi bintu ni ibiki se nta kazi ngira nta kintu nkora nagura nk'agacupa nkaguze mu mafaranga yayo none se kuvugana n'umusore wavugana n'umusore akaba yaguha amafaranga ndavuga rero ndi kumva ibi bintu bitarimo shyashya hari ikindi cyerekezo abantu bumva nakwerekezamo ariko ubwo mama nagiraga umuntu wakundaga kuza muri urwo rugo ntari buvuge yari umuntu ukuzemo ariko ashaka kuzantwara ngo mbe umugore we yego kandi nabo bakamwemera cyane kuko yari akomeyemo afite nk'imyaka igera nko muri 60 njyewe afite 15 njye afite 15 wafite nka 60 donc mbese ababishaka bakumva ko naba nk'umudamu we icyo gihe nyine hari mu gihe cyo kubyina isinzi ibintu nk'ibyo none numvise najyaga ndeba utwo tuntu ukuntu turi kugenda numvise na ya magambo ndavuga ngo ibyanjye byakaze none ku buryo havuzwe ngo nindamuka ntubahirije ibyo nsabwa baransubiza muri Kongo baransubiza muri Kongo bante muri hitwaga mu Isake intera hamwe zinyicireyo kuko mu Isake ni mu Isake kumugunga urenze zagoma hirya ahantu hitwaga kumugunga habaga intera hamwe niho zo zikambitse umuntu wavaga iyo hepfo muri Masakarenga hari akagerigoma mbese byabaga ari bikomeye kuko ntiwahacaga barabasakabaga abitwa abo babona ari nk'abatutsi bakabatemagura aho ngaho bakabarangiriza aho ngaho rero numva icyo kintu ngo nintitwara ngo mpinduke mere nk'abandi bakobwa ngira ubwenge nshaka amafaranga nzasubizwa hehe muri Kongo kandi ntago nzagerayo bazanjugunya kumugunga abariho ndangirira. So I remember those days when I was growing up. I remember certain story. I had some of my relatives on my mom's side, they were telling each other and were like, but why can't she's even a fool, why can't she even have some sense and get some money? She doesn't even buy for us some alcohol. And I was asking myself, how can I buy an alcohol when I don't have even a job? So I had to go to the toilet for his call. And when I was there, they had a conversation near the toilet. So I heard them saying that, but even though she has maybe some people that are calling her, can they even give her some money? And they were like, she's even a fool. And I asked myself,
how can they give me money? So I heard those stories that they were telling. But before, there were a certain guy that was even older, almost he was 60 years, and me, I was 15. So indeed they liked him because he had some money and he had some better ways of living, better than us. And so I heard them, they wanted me to be his wife. So it's like, why do they want me to be his wife? Maybe because they need money, and were like, if she doesn't have some sense and get some wisdom, we will just take her back to Congo where the killers were. She won't in fact reach there, she will be killed. Yeah, Imana rero ya Mana nababwiye yakomeza kundinda n'ijwi ry'abaga hafi yanjye, mbamenya makuru uko ahagaze. Icyo nakoze ni iki, nitwaye neza, mba umukobwa mwiza n'ubundi nta cyaha cyanjye kuva nkiri umwana. Ndangije negera ababyeyi banderaga, ndababwira nti rero ndumva nshaka gahushya kugira ngo mburize mu bya bindi byose, ari ukubana na wa mugabo cyangwa ari kujugunywa muri Kongo. Ndumva nshaka gahushya, we mwamba bari ati urashaka uruhushya rw'iki? Urashaka uruhushya rwo kujya he? Urashaka uruhushya rw'iki? Ko ari gahunda dufitanye, tushaka kukwara aho dushaka kuzajyana nawe. Ndangije ndavuga nti rero ndumva nshaka kujya Ikibungo hari umuvandimwe wa mama, musaza we. Ndashaka kujya kwa Muyomba. Kwa Muyomba wawe se uragera yute? Uragenda ni? Imana ni nziza, Imana iteye ubwo, nta telefone, nta muntu mazi, naho Muyomba yabaga sinarinzi ngo niki. Kwari ugutomera gusa, kuko numvaga se nkatekereza kuri bya bintu, umukobwa w'ikigo gitazi gushaka amafaranga nayashaka he. Ndatomera. So after hearing those conversations, I had to go, and I told them I need some permission. So they asked me permission to do what and to go where, because we have some plans with you. So I told them please, and they told me if you're not going to delay and you have a way of going, it's okay, you can go. So I told them, and were like, where are you going? I told them I need to go to my uncle's place. It was in Chibungo. Remember, I never knew the place. So they said, it's okay, go and make sure you come very soon. So I had to go. There were some buses that were taking people, the refugee buses by then. So I had to go register. After registering, so they took me. But remember, I never had a phone. I never knew even where they were. I just had to go because I had fear of the conversation that they had, that the full girl, she doesn't know even the way of looking for money. But I decided to just go. Umuryango yabagamo warukijijwe, bari bameze gute? Abantu bajyaga gufata umwanzuro umeze gutyo, ati uyu mukobwa rwose araturumbiye, ntashobora kuganira nk'abandi bakobwa, nibura ngo bamuha agafaranga. Namwe murabyumva aho berekezaga, ntiyagurira ababyeyi agacupa, ntiyagira gute n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nkaho yari akazi yari afite. Abo bantu bundi bari bazi Imana, byari bimeze biti? Mu by'ukuri aho hantu bari bazi Imana, n'umuryango wanjye waruzi Imana, ariko ni kwa kundi umuntu asenga agasa nkaho ari nk'umuhango, donc ari nko kurangiza umuhango. Uwo mama, hari mama wacu niwe wateruye icyo kiganiro, donc yari murumuna w'uwanderaga, yari murumuna w'umubyeyi wanderaga mama wacu, bafite icyo bahuriyeho na mama. Noneho uwo nguwo niwe wateruye icyo kiganiro, ngiye mwiyumvira, ntago navuga ko hari agakiza yari afite. Shingiye ku gakiza wenda mbona cyangwa numva nta gakiza kari kamurimo. In fact, she was my aunt that brought those conversations to my mom's side, but she was just going to church, but for sure she never had salvation within her. Nuko ibyo abadukurikiye namwe murabyumva ko burya kujya gusenga cyangwa kwitwaza Bibiliya, bandi bakagenda bahengamishwe n'ibitabo, burya ntaho bihuriye n'agakiza cyangwa no kumenya Imana mu bwonko bwa muntu. Aha, noneho dusoza wenda ndaza kukubaza ikibazo kimwe.
urabona ababyeyi bari bahari ariko hari ntekereza ko bari batakwitayeho no kuba uriho ngira ngo hari ntacyo byari bisobanuye kuri bo. Icyo gihe nta gakuru kabo wajyaga umenya, bose ntako bashakaga kumenya. Icyo gihe byari byifashe bite mu rwego rwo kugira ngo umenye amakuru yabo cyangwa se nabo bamenya yabo? Amakuru yabo narayamenyaga. Nk'ikintu cya mbere cyatumye wenda nk'umuryango wo nk'umugabo wari uwa mama, umugabo wa mama yaranyangaga cyane nkifite iyo myaka 5, 6, 7 yankoreshaga imirimo nanjye ubwanjye nkumva ndasaze. Natemaga yanjyanaga nko mu ishyamba, Kongo haba amashyamba manini y'ibiturusu, akanegeka igiti donc kinini cyane, akanegeka kugitema kikagwa hasi, nkagitotora nkarunda ibintu by'ingeri z'ibiti byo gutwika amakara. Mfite imyaka 7 nkayatwika nkayarura, kandi noneho ibyo byose byagendanaga n'inkoni. Kandi ukanabikora ukiri muto cyane. Ndi muto ndakubitwa, reba umwana w'imyaka 7 nkakubitwa, nkatwika amakara, yewe nkanayikora. Hari n'igihe umufuka wigeze kumpira ku mutwe, bizagaragarira muri iyo filime, umufuka w'amakara umpira ku mutwe. Urumva rero ntabwo ari uko ntamenyaga amakuru yabo narayamenyaga, kuko byageze igihe yakubitaga nka mama akamwirukana ati twara icyo cyana cyawe. Numva ngo ni cyana cyo mu bakire, gutendera umwana wo mu bakire, akanuka ibitutsi bikomeye. Ubundi ngesa na papa wanjye nari mfite amaso manini, akayavuga ngo dore uko areba ngo nk'ihene yishwe n'ikiziriko, bitutsi bikakaye bikomeye. Noneho mama buri uko abigenza, aravuga ati genda ujya gupfira ahandi, we gupfira mu maso yanjye. Ni n'ubwo buryo, ni n'ubwo buzima, si uko batari bariho, ariko ubwo nyine navuga ngo byari umugambi w'Imana kugira ngo mbe uwo ndiwe uyu munsi. It wasn't because I never had my family or mom and dad, but I remember my mom's husband used to hate me to the extent that could take me and cut firewood. Imagine those big trees for making charcoals, and I burnt them, and the finished charcoals could come out. And some days she used even to command me, and when she was beating me and abusing me, telling me that I should carry them to some distances. So it was very hard. I remember even some days he could cane mom, telling her, how can I raise, I hear this daughter, she's a daughter of rich people, how can I raise someone for the rich family? So of all the abuses and mistreat, so my mom decided to tell me to go away so that I will not suffer within her eyes. Ngayo nguko. Reka abakunzi bacu mudukundire duhinira hangaha, hanyuma ubutani twongera azatubwire ukuntu yavuye mu Ruhengeri akagera Kibungo. Nta telefone ziriho, nta nubwo ari umuntu mukuru, nta nubwo ari ahantu yari yarageze ngo abe azi ngo byari byifashe bite, ngo ndava hangaha nge hehe. Aho ngaho namwe muzakurikire mwumve se byagenze bite. Azatubwira n'impamvu ababyeyi be bashingiragaho bamwanga. Byinshi azabitubwira mu buhamya bw'ubutaha. Mwakoze cyane kudukurikira, kandi mukomeze mukurikire gahunda zose za Holy TV Rwanda. Babakunda cyane. Ikiganiro nakagaruka. Thank you so much for following us, and indeed for the next time she will tell us the way she moved it from Ruhengeri to Kibungo. Remember, there were no phones, there were no any allocations that could allocate her, no where her uncle was, but she will tell her the reality and even the basement of why her parent hated her to such an extent. So don't go away. Please stay tuned and subscribe and do like, so that you can see other testimonies and other
words of God. Thank you. This is Holy TV.